rubura imirimo y'Imana, kandi kubatizwa mu mwuka wera ni kimwe, ariko no guhora twujujwe turabishaka, turabyifuza, ubuzima bwanjye burabikeneye. Reka n'ubwawe ubyifuze kuruta ibindi. Reka rero tuzamura imitima yacu, tugira amagambo tubwira Imana. Kristo yaravuze ngo inzu ya data izitwa inzu yo gusengerwamo. Dufite amazu ayo twavuyemo, ameza amabi aciriritse, ibyo byose twabisize, ariko twaje muri iyi nzu yitiriwe inzu ya data, mu rugo rw'Imana. Reka ntuhave udasenze, utagize ibyo umubwira biri ku mutima wawe. Data, tugize umugisha wo kongera kugaruka mu nzu yawe ku cyumweru cya mbere cy'uyu mwaka Nyaguhora ku ngoma. Tugarutse tuje kugushima, turi babandi warinze, turi babandi wagiriye neza, turi babandi watabaye kugira ngo bataga umwuma, turi babandi Mwami wavomereye n'imvura yo mu ijuru, ubuzima bwacu bugahembuka, ubuzima bwacu bugakomeza kukwizera, amaso yacu agakomeza kurangamira wowe. Turi babandi Mwami w'abami bafite n'ibintu byinshi bifuza kugusaba ngo bakorere muri uyu mwaka wa 2022. Uko nitwo tugarutse imbere yawe, twaje kukuramya, kugutura indirimbo, kugutura imbyino, twaje kugutura ibyuzuye imitima yacu. Twazanye imibiri yacu kugira ngo ikuramye, twazanye imibiri yacu ngo uyigishe kukubaha, maze yinduke ibitambo bizima byera bishimwa nawe. Twazanye ubutunzi bwacu mu byo waduhaye kugira ngo tubiguture, Uwiteka Mana Nyiringabo, tuzirikana ko nta kintu na kimwe dufite tutahawe nawe. Twazanye n'umwanya wacu, tuguhaye amasaha yacu ya mu gitondo nk'ishimwe Nyaguhora ku ngoma. Dufite ibindi bintu byinshi twajyana mu imibiri bigakunda, bikaryoha, bikamamo ibitwenge, ariko twaje Mwami kugira ngo bikubere igitambo kiguhumurira neza. Twaje kugira ngo dufite umwanya wo kwicara ku birenge byawe, dufite umwanya wo kukuririmbira, dufite umwanya wo gusenga imbere yawe, dufite umwanya wo kuguhangara, tukareba mu maso yawe, tukagutumbira, tukareba ubwiza bwawe. Dufite umwanya wo kugaruka mu nzu yawe Mwami. Reka bikubere ituro riguhumurira neza, Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka Mwami muri iki gitondo unezererwe iri teraniro, unezererwe kubaho kwacu, unezererwe inzara n'inyota biri mu mitima yacu byo kugaruka kugushaka, Uwiteka Mana Nyiringabo. Ntago turangije umwaka tuvuga ngo birahagije, ngo twasomye Bibiliya birahagije, ngo twarasenze birahagije, ahubwo tugarutse gutegereza imbere yawe. Imitima yacu yasamiye kumva icyo uvuga, imitima yacu yahagizwa no gushaka mu maso yawe, imitima yacu irakunyotsewe, imitima yacu irakwifuza. Turaje ngo duhe kongera kunywera Mwami kuri ayo mazi y'ubugingo, maze imigezi idudubiza itembe mu nda zacu. Turaje ngo twuzuze imbaraga z'umwuka wera, turaje ngo tubatize none. Turazamutse Mwami tumeze nk'intumwa zawe. Bamwe bari bafite gushidikanya, abandi bari bafite ubwoba, abandi bari bazi idini n'amategeko ya Mose, abandi ntibari bakamenye neza uriwe. Niyo mpamvu bakubuzaga gupfa ku musaraba, niyo mpamvu rimwe babikoraga ubundi bikabananira. Ariko Mwami barazamutse mu cyumba cyo hejuru, bakora ibyo babwiye. Wari wasabye gutegereza, uko ariko tuzakomeza gutegereza buri gitondo turi imbere yawe, niko tuzakomeza gutegereza mu masaha yo gusenga, niko tuzakomeza gutegereza turi twenyine, dusaba kuzuzwa imbaraga z'umwuka wera, dusaba kongererwa kurenga aho tugejeje Nyaguhora ku ngoma, dusabwa guhabwa kubwirwa mu ijuru. Waravuze ngo iryo sezerano ni iryacu n'abana bacu n'abazahamagarwa hanyuma. Turabizi ko mugabana ari uwacu, utwuzuza imbaraga z'umwuka wera, maze tubitorero Mwami rimeze nk'uko ushaka. Waravuze ngo itorero ryo mu bihe byanyuma, Uwiteka Mana Nyiringabo, nubwo benshi bazakonja, nubwo benshi urukundo ruzagabanuka, nubwo benshi Mwami bazatwarwa n'inyigisho ziyoba, ariko kandi waravuze ngo uzasuka umwuka wawe, uzasuka umwuka wawe ku bantu bose mu gihe cyanyuma. Abahungu n'abakobwa uzagira ibyo uvugana nabo, abasaza n'abakecuru bazarota, abakozi bawe n'abaja bawe uzabasukira ku mwuka wawe. Turifuza kuba muri icyo gihande Mwami w'abami, icyo gihande kigwiza imbaraga zo gukora ibyo ushaka, icyo gihande gisukirwa umwuka, abasore n'inkumi bakagira amayerekwa, abagaragu bawe n'abaja bawe bagasukirwa ku mwuka wawe, abasaza n'abakecuru bakagira inzozi zo mu ijuru, bakamenya icyo Imana ivuga, bakakiyoboramo abakiri batoya. Mwami ntitwifuza kugarukira bugufi, kandi utari Imana ngufi, maboko yawe si magufiya ngo ananirwe gukora. Turashaka imbaraga zawe mu buzima bwacu, turashaka ibitangaza n'ibimenyetso nk'uko twabisomye muri Bibiliya. Turashaka ngo ukoreshe akanwa kacu imirimo yawe ikoreke, turashaka ngo ukoreshe ibiganza byacu imirimo yawe ikoreke. Turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushaka mu buzima bwacu. Ngwino twuzure, maze Mwami iyi generation ihirwe kuba twarayivutsemo. Ngwino twuzure, imiryango yacu ihirwe kubidufite. Ngwino twuzure
utwuzure, duhinduke umugisha, duhinduke isoko y'umugisha. Abarushye baruhukire muri twebwe, abayobye inzira mwami nibahura natwe bayoboka inzira, bamenye inzira ko ari wowe Kristo. Ngwino mwami duhindura isoko y'umugisha muri iyi generasiyo twavutsemo. Niwemere ko twese abagutegereza mwami twatambuka byo gutambuka, tukabara imyaka tukamara iyindi, ari nta mpinduka dusize inyuma yacu. Turagusaba ubuzima busiga impinduka, busiga impinduka mu rubyaro rwacu, busiga impinduka mu bavandimwe, busiga impinduka mu bo twashakanye, busiga impinduka mu miryango twavutsemo, busiga impinduka mu miryango twashatsemo. Turashaka kutwuzuza imbaraga z'umwuka, maze Uwiteka Mana Nyiringabo imirimo ya Satani ku miryango twavutsemo ikarangirira aho ngaho, amategeko mashyashya karemwa ukoresheje ubuzima bwacu. Uwiteka Mana Nyiringabo duhagararanye nawe ngo tureme amateka mashya n'icyerekezo gishya, amateka mashya y'ibintu bihindutse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhagararanye nawe ngo tureme urubyaro rushya, urubyaro rukubaha, ubwoko bukubaha, ubwoko buguhesha icyubahiro, ubwoko bukunezeza. Uwiteka Mana Nyiringabo turi hano mwami w'abami kugira ngo utwambike imbaraga. Abagaragu bawe baragendaga uko dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo baza kubibazaho, ngo baravuga ngo abubika isi bageze nino, abasetting isi up and down, bakayizamura bakayimanura, bakarema ibintu bishyashya ngo bageze nino. Ahangaha turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ubuzima bwacu busiga bugize ibyo buvugurura, busiga bugize ibyo buhindura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amategeko yo mwijima arimo arashyirwaho, umwanzi arimo arakora imirimo ye, arumvisha abantu ko ubutinganyi ntacyo butwaye, arumvisha abantu ko gukuramo inda ntacyo bitwaye, arumvisha abantu ko nta mpamvu yo kubaha abagabo niba ari abagore, arumvisha abantu ko nta mpamvu y'uko umugabo yagira umugore umwe. Hari ibintu bihumba umwanzi arimo ashyira mu matwi y'abantu akabihindura ibisanzwe, ariko koresha ubuzima bwacu kugira ngo amategeko y'ubwami bwawe yime, kugira ngo gukiranuka kuganze. Waratunyutse uravuga ngo nitubabera nk'uko uri uwera, nuko wasanze itorero ryabishobora. Reka aho dukorera amategeko yo gukiranuka ganze, reka mu miryango yacu amategeko yo gukiranuka ganze, reka mu busore bwacu n'ubukumi bwacu amategeko yo gusa nawe Kristo atwuzure mwami w'abami. Reka tunyuranye ibihe aho tugeze hose, aho dukorera, aho twiga, aho dutuye Nyaguhora ku ngoma. Reka abantu nibatureba babone wowe Kristo, babone wowe, bifuze wowe, bakunyoterwe mwami w'abami. Utwibutse ko turi uw'agaciro. Reka umuntu wese muri twebwe wakiriye Kristo ariko agakomeza kumva ari umuntu usanzwe, umwibutse ko ari uw'agaciro, umwibutse ko wamugize itabaza mu isi, umwibutse ko ari umudugudu wubatse ku musozi hejuru, umwibutse ko ari urwandiko rusomwa n'abantu bose, umwibutse imbaraga washyize muri we, umwibutse Uwiteka Mana Nyiringabo icyo wakoze igihe wamanuka gukaba mu buzima bwe, maze bimutera inyota yo kwegera aho uri kugira ngo arusheho kumurika cyane, arusheho kurabagirana cyane, arusheho kugaragaza ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Utwigishe gusa nawe Uwiteka Mana Nyiringabo, ongera urebe ubuzima bwacu, nusanga hari ikintu cyose kitaguhesha icyubahiro ukidukize, ukidukureho. Ikintu cyose cyagaragara nk'umugayo cyatuma izina ryawe ridashyirwa hejuru, ubuzima bwanjye butarishyira hejuru, umugayo wose wangaragaraho bigatuma izina ryawe ridashyirwa hejuru, reka udukureho Nyaguhora ku ngoma. Reka intege nkeya, imirimo yawe mikeya, ibitangaza byawe bikeya bituma izina ryawe ridashyirwa hejuru mu buzima bwacu, reka birangire, twuzurwemo n'imbaraga zawe mukunzi mwiza. Nituvuga tuvuge nk'abavugishijwe nawe, nidukora dukore nk'abakoreshejwe nawe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, tuguhaye icyubahiro, uri gushimwa, uri kwizerwa. Ninde wundi twashima umeze nkawe? Ninde twarata? Ninde ukwiye guturwa amaturo? Ninde ukwiye kuririmbirwa? Ninde ukwiye gushyirwa hejuru? Ninde udahemuka? Ninde mwiza ibihe byose? Ninde wo kwizerwa utari wowe? Ni wowe mwami w'abami, ni wowe uhoraho, ni wowe udapfa, ni wowe udasaza, ni wowe ukunda udashyizeho kondisiyo, ni wowe mwami w'abami. Uri gushimwa, uzuza amashimwe mu kanwa kacu, akanwa kacu ke kugira ibindi kavuga imirimo yawe n'ibitangaza byawe, kavuga ubwizerwe bwawe muri presence yawe mwami. Ndasenze ngo ukore ku buzima bw'umuhungu wawe n'umukobwa wawe, ikintu yaba afite mwami gituma atagushima, gituma asuhuza umutima, ndasenze ngo gikorweho muri aka kanya. Uko winjiraga mu isinagogi ibitangaza n'ibimenyetso byarakorekaga, abanditsi mwami n'abigisha amategeko n'abafarisayo babaga baraho babikora mu buryo busanzwe, ariko wakwinjira hakabitandukaniro, abafite urushwima bagakira, abahetamye amaboko bagakira, abahetamye imigongo bagakira. Warinjira Uwiteka Mana Nyiringabo, abantu bagakira, bikagaragara ko hari. Turasaba presence yawe ikiza indwara, kubaho kwawe gukiza agahinda, kubaho kwawe gukiza ubwihebe, kubaho kwawe kubwira umuntu ngo iyi niyo nzira
kugira nabi ariyo ufata. Kubaho kwawe kwigisha ubwenge bw'imigenzereze, kwigisha amaboko yacu gukora, ubukene bukaduhunga, ingeso mbi zikatuvaho. Turashaka mwami wihererane na buri muntu wese. Nta muntu waguhereza undi, ariko wakwihererana na buri muntu wese. Wakwihererana n'ufite umutima ukunyotewe, akakubona, akakumva, ubuzima bwe bugahinduka, agahagarara nk'igihamya. Wa mugabo wahumuye yaravutse ahumye, baramubwiye ngo haraho umuntu wagukijije n'umunyabyaha, umuntu tubaha isabato. Haravuga ngo ikintu kimwe cyo, nari impumyi, navutse ndiyo, maze imyaka ndiyo, ariko guhura nawe byampaye kureba. Ndakwingiza Uwiteka Mana Nyiringabo, ukora ibitangaza mu buzima bw'abana bawe, bituma badashidikanya kuriho, bituma badashidikanya imirimo yawe. Ibyo nibyo bituma duhora inyuma yawe tutahava, kuko hari umunsi twari duhumye, hari umunsi twari dushobewe, duhuye nawe ibintu birahinduka. Turasaba iyo mirimo n'ibitangaza mu buzima bw'abagutegereza bose, mu buzima bw'abagutegereza bose. Urakoze Data, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Uri mwiza, wuzuye kugira neza, wuzuye kwizerwa, wuzuye imbabazi, wuzuye imbabazi n'ubuntu bwinshi. Urahambaye, turahirwa, turi abanyamugisha, kuko tugufite nk'Imana. Turi ubwoko bwashyizwe ku ruhande, turi ubwoko butavumika. Turahiriwe kuko tubereye Imana, ko dusa n'abenda gupfa, nyamara dore turiho. Tugasa nk'abakene, nyamara dutungisha benshi. Turi ibyamamare mu bwami bwawe, amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Warakoze mwami w'abami. Isi ishobora kutatumenya, ariko mu ijuru turazwe. Mu bo Kristo avuga mu mazina, mu bo yingingira, harimo amazina yacu. Warakoze mwami, kuduha ikisi idashobora kuduha, cy'abadukunda badashobora kuduha. Warakoze, warakoze kwirengagiza imyaka yacu yo kujijwa. Tuye kubibwira benshi, tuye kubibwira bene wacu, tuye kubibwira abo dukorana. Twe guceceka kandi abantu bapfa, twe guceceka kandi abantu barimbuka, twe guceceka kandi nta mahirwe ari inyuma y'umuntu upfuye atizeye. Twe guceceka, turakwizeye, turakwizeye. Reka tumukomere amashyi mwami w'abami. Haleluya, no kwizerwa. Amen. Haleluya. Imana niyo kwizerwa, uko ni ukuri. Amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Waba ufite ingamba muri uyu mwaka wa 2022? Hari ingamba ufite? Biratambuka nk'ibisanzwe? Biratambuka nk'uko ushize n'iyashize byatambutse? Hari ingamba ufite mu mutima wawe? Haleluya. Nkunda intangiriro z'umwaka kuko zibamo ingamba. Ni igihe cyiza cyo guhindura page, guturuna page. Avuga uti narindi kuri page ya 70, none turahinduye. Narindi kuri page y'ibintu bimeze gutya, none turahinduye. Ni igihe cyiza cyo guturuna page. Vuga ngo guturuna page. Nubwo wazi utazi igifaransa, ariko icyo ni igifaransa nyarwanda. Guturuna page. Haleluya. Tugahindura urupapuro, kavuga ngo njyewe n'Imana yanjye tugiye gukora iby'ubutwari. Haleluya. Ukagira ingamba. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Ingamba zo kugendana n'Imana neza, ingamba zo kubaho nk'ufite Kristo. Umuntu wese ufite Kristo hari ubuzima asabwa. Muranyumvira nshuti z'Imana? Haleluya. Niba uri umusore, abasore bafite Kristo hari ibyo basabwa. Niba uri umupapa, abapapa bafite Kristo hari ibyo basabwa. Abagore dufite Kristo hari ibyo dusabwa. Abakobwa, abana bafite Kristo hari ibyo basabwa. Ahantu hose kuba ufite Kristo rero ufite ingamba zo kubaho gute muri uyu mwaka. Haleluya. Haleluya. Ingamba za mbere zikwiye kuba hagati yanjye n'Imana. Sibyo nshuti z'Imana? Ubusabane bwanjye n'Imana. Umwaka ntago ari ikintu cy'imbumbe cyitwa 365 cy'imbumbe kiraho.
harimo ibice. Iyo ntakaje umunsi ngatakaza icyumweru, umwaka uri muncika, sibyo? Haleluya. Uko utakaza icyumweru gatakaza ukwezi, umwaka urimo gucika. Ntabwo ari imbumbi iri ahantu, igizwe n'ibihe bitandukanye. Uko tubikoresha neza tuzaba tugize umumaro mu gihe cyacu. Amena. Haleluya. Wibwire rero ngo nzashaka Imana, nzagira umwanya wo gusenga, nzafata iminsi yo kwiyiriza. Haleluya. Nyigisho z'ubuntu butuzuye, reka bari ko mvuga, zibwira abantu ko nta mpamvu yo kwiyiriza. Rira jambo nababwira ngo Paulo yavuze ngo atwaza umubiri w'iki? Igituba. Ukoresha uburetwa. Nutiyiriza, nutawukoresha uburetwa, uzakunanira kubera ko ukunda kudamarara. Uyu mubiri ukunda kudamarara. Amen. Ushyireho iminsi uvuga ngo mu cyumweru nzajya niyiriza izi nshuro. Niba ari rimwe, Imana ishimwe. Niba ari kabiri, si ibyo kwirata wa mugani w'amafarisayo, ariko ni discipline y'abantu bose bari muri urugendo rw'agakiza. Haleluya. Ese iyo niyirije nibwo Imana yumva, nibwo yigira hino? Oya. Nibwo rutanse w'umubiri na kamera apfa, hanyuma umwuka ukaba hejuru, ukabasha kumva icyo Imana ivuga. Imana ihora ivuga, Imana niyizerwa, ariko njyewe ikibiri kiransikamira, iby'isi bikankurura. Bimwe rero mu bituma mbasha kubitegeka harimo no kwiyiriza, harimo kubyuka mu masaha y'akare ugasenga, telefoni zitarahamagara. Haleluya. Harimo kudasenga wiyorosha ishuka, ukabwira ngo Mana uramuke. Mu ijoro nta joro ribayo. Uramuke Mana, ugira ijoro ryiza. Wakoze kubana nanjye. Umuntu wese ashobora kuryama akadamara akabyihorera, kandi umuntu ashobora no kubyuka akagira icyo abikoraho. Hari umuntu ufite icyo azabikoraho? Haleluya. Imana ibaha umugisha. Habanza ubusabane bwawe n'Imana, hanyuma hakurikireho wowe nawe ubwawe wibwiza ukuri, wirebe mu ndererwamo atari ya indi turebamo twisiga gusa. Uvuga ute rutanse amafoto yawe nayahe? Haleluya. Vuga izina ryawe. Hortense, ni ibiki byakunaniye kandi Imana yaraguhaye ubuntu bwo kubishobora? Urimo urireba? Hortense kuko ari umugore, reka mubaze, Hortense wubashye umugabo wawe nkuko byari bikwiriye? Ntabwo mbivuga ko ari hano. Haleluya. Ndabivuga nk'umugore w'umukristo, nawe ubyibwire nk'umugore w'umukristo. Ese wa mubyeyi we, wabwiye abana bawe amagambo meza nkuko wagombaga kuyababwira, ko Imana yakugiriye neza ikaguha kubyara? Ushobora kuvuga uti barananiye, ntibumva, bashake babe batumva. Ese wowe wakoze icyo wagombaga gukora? Mugabo uri hano, ese wakunze umugore wawe nkuko wagombaga kumukunda, ko ufite Kristo? Wirebe mu ndererwamo. Ese abana bawe ntabwo wabashaririye bakazinukwa niba uri mutoya? Ese wubashye ababyeyi n'abandi bantu bose Imana ishyize hejuru yawe? Ushobora kutagira ababyeyi bo mu mubiri, ariko waba ufite abantu Imana ishyize ku buzima bwawe. Ese warabubashye nk'umuntu uri muri Kristo? Niba uri umukozi mu kazi, haleluya, ese wubashye gahunda y'akazi? Ese amasaha y'akazi wayakoze nk'uko wagombaga kuyakora? Yesu ashimwe abajya bihakonje bagafata iminsi yo gusenga. Imana irabizi kabisa. Njya kubwira boss ko ndwaye, fate 3 jours. Ntabwo ibyo ari ukuba mu mwuka. 3 jours wazifata uri mu kazi, kuko Imana niba yaraguhaye akazi kandi kakaba gatangira saa moya, yibwira neza ko kuva saa moya uraba uri muri ako kazi. Biri mu mubiri. Biri mu mwuka cyane. Haleluya. Daniel bamushatseho impamvu bazimushakiraho mu kazi, barazibura. Iyo Daniel aza kuba umuntu ukererwa, urya ruswa, ubivangavanga, ubyica, impamvu zari kuboneka. Bashatse impamvu mu kazi kandi bamwanga. Burya umuntu ukwanga kugira ngo azakubureho impamvu. Ugukunda yazikuburaho kubera amaso y'urukundo, ariko umuntu ukwanga ntashobora gupfa kukuburaho impamvu. Bazimushakaho barazibura, baravuga ngo reka tumushakire mu mategeko y'Imana ye. Nibyo atajya reka tubeshye umwami, tuvuge ko nta kindi gikwiriye gusengwa, ko abantu bagiye kureka gusenga n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Haleluya. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Yosefu kugira ngo Potifara amuboneho ukuboko kwiza, nuko yakoraga ibyo asabwa gukora byose, kugeza igihe shebuja yicaye akavuga ngo nta audit ikenewe. Audit ni ukuza kugenzura ibyo twahawe gukora. Nta audit ikenewe kwande kwa Yosefu. Nuko yari afite igicu kimeze nk'icya kintu cyabayoboraga mu butayu cyari ku buzima bwe. Oya, yari afite ubuzima bugaragaza Imana ye, yari afite ubuzima buzana itandukaniro. Potifara avuga ati nta mpamvu yo kugenzura, byose abikora neza, byose byarungutse. Yemwe abari muri Kristo Yesu. Haleluya. Buri saha yose Imana iduhaye, buri munsi Imana itwongeye, dusabwa kukoresha neza nkaho yaba ari Kristo wicaye muri iyo office.
ushobora kuvuga ngo ngewe ndikorera, ariko imineke yanjye najya kwicuruza saa 4 cyangwa saa 6 cyangwa nkanasiba. Kwikorera ni byiza, ariko ntibivuga kugira akavuyo. Haleluya. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo dukore byose nk'abakorera databuja mukuru. Amen. Nazanye ibintu byinshi, ariko reka nkomeze. Haleluya. Unyemerere ukure mu icyawe, uzaharanire kubikora neza, Mwuka Wera azagushyigikira. Amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Turasoma mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere, turahera ku murongo wa mbere tugende tumanuka tugere hepfo. Haleluya. Inyigisho nahaye umutwe uvuga ngo haguruka bihinduke. Haleluya. Amen. Haguruka bigire gute? Bihinduke. Bivuze ngo nudahaguruka birakomeza nk'uko bisanzwe. Imana iduha imbaraga, kandi twe kugira ingamba ku cyumweru cya mbere cy'ukwa mbere gusa ngo bizagere mu kwa gatatu byaradushizemo. Mwuka Wera adushoboze. Reka dusome Yosuwa igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere. Haleluya. Ngubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye. Imana yaje gutanga itangazo ryo kubika imbere ya Yosuwa. Murabizi igice cya 34 gihera gutegeka kwa kabiri baravuze ngo Mose yarapfuye, bamuririra iminsi 30, kandi Imana ishimwe ko umurambo wa Mose utigeze uboneka. Mose yari umuntu utangaje, naho ngo muri icyo gice cya nyuma bamuvuga bavuga ngo nta muntu twabonye wavuganaga n'Imana nk'uko inshuti ziganira. Yari umugabo utangaje kandi uteye ubwoba. Haleluya. Imana yakoresheje imirimo ikomeye ku buryo hari uyu murambo uhaguma bari kumuramya, bari kumusenga. Muranyumva inshuti z'Imana? Imana ihitamo kumwishingurira, iramuhisha ntibamubona. Hanyuma rero ngira ngo Imana yari itegereje isanga Yosuwa yarabizi ko ari ugomba gusimbura Mose, ibintu ubuzima bwagombaga gukomera, kandi mu by'ukuri Mose yabasize ahantu hagoye. Yakoranye n'Imana ibitangaza muri Egiputa, babana mu butayu, abantu bigometse ku Mana barapfa barashira, bagaburirwa manu. Imana ikomeza kubana nawe imuvugisha, baraza bageze hafi neza kwinjira i Kanani. Mose ati nkaba ndagiye. Ikindi kintu gitangaje, ntabwo Mose yabanje kurwara ngo bavuge ngo niko ko ararwaye arashaje naruhuke. Oya, muri icyo gice ndimo mbabwira gihera gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, baravuga ngo Mose yarafite imyaka 120. Amaso ye ntabwo yambaraga rinete nka Yorutanzi. Amaso ye ngo yari ataragira iki? Ibirorirori. Ngo n'imbaraga ze zari zitaragira gute? Zari zitaraganuka. Uzi umugabo nk'uwo nguwo ukivugana n'Imana, ugifite imbaraga z'Imana, ukimenya abantu, ukibacira urubanza, ukivuga ngo reka nihe ntari numva icyo Imana ivuga, bajya kubona akabona ngo paf birarangiye. Bari bahagaze mu gihe gikomeye. Haleluya. Impinduka z'ukuri ziza mu buzima bwacu iyo duhagaze mu bihe bikomeye, cyangwa iyo twitegereje ngo ndabihaze, sinzakomeza kubaho gutya. Kandi umuntu wenda kwinjira mu mpinduka abyiyumvamo, aravuga ati nagenze mu kigare, narateranye nabanye n'abantu, ariko ndumva ntashaka kugarukira ahangaha. Akumva birabira mu nda ye, nicyo kimutera guhaguruka agashaka Imana, akagira n'ibindi akora birenze ibyo asanzwe akora. Muranyumva inshuti z'Imana? Haleluya. Bari bahagaze mu gihe gikomeye bakibaza icyo bari bukore. Imana irongera iragaruka. Bari barabonye ko Mose yapfuye, ariko Imana igaruka guha Yosuwa itangazo, iramubwira ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye. Akadomo. Ntazazuka, sinzamugarura. Haleluya. None ubu wowe Yosuwa haguruka, kandi ntuhaguruke wenyine, wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwembwe Abisiraheli. Haleluya. Mugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka, wikomeza kwicara, wikomeza kurira. 2021 wenda wararize cyane, wahuye n'ibitaragenze neza, ariko none haguruka. Haleluya. Haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurati, igihugu cyose cy'Abaheti, no kugeza ku nyanja nini iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Haleluya. Haleluya. Intangiriro z'umwaka nk'uko nari mvuze ngo ni igihe cyo guturuna page, cyo guhindukiza page, ni igihe cy'ibyemezo bishya kandi bishobora kugusaba imbaraga no kwiyemeza. Mana yacu tugire neza. Amen. Haleluya.
igihe Imana yasanze Yosuwa ntiyamusabye ngo nahaguruka akomeze ahagarare, ahubwo yamuhaye ibintu bikomeye: guhaguruka ariko no kwambukana abantu. Nasanze umuntu ashobora kwihagurukira akigendera wenyine, akarinda agakiza ke, akazarinda ajya mu ijuru. Nabyo ubwabyo ntibyoroshye, ariko byoroshyemoho kuruta ko Imana iguhagurutsa ikabwira ngo Yosuwa we, nturi bujye i Kanani wenyine, ufite abantu bari mu bwoko butagonda ijosi, ufite abantu batumva, ariko ndagusaba ngo mugendane. Yemwe abakijijwe iwabo ari bonyine. Haleluya! Yemwe bagabo bakijijwe bafite abagore b'abapagani, yemwe abagore bakijijwe bafite abagabo b'abapagani. Nyanze kuvuga amen. Aramubwira ngo haguruka ni koko, ariko kandi ndagusaba ngo wambukane n'aba bantu. Hari igihe kwigendera wenyine, kwikirizwa wenyine byoroha, ariko kwambukana n'abandi bisaba kwiyemeza kutazabasiga hakurya batageze mu byo basezeranijwe n'Imana. Haleluya! Kanani Imana yari yarababwiye, niho baganaga, bari mu rugendo. Byari korohera Yosuwa kubaha Imana ku giti cye, agakomeza akazatura i Kanani, ariko Imana yamubwira ngo haguruka kandi wambukane n'aba bantu. Haleluya! Ninde ufite ingamba zo gusenga kugeza igihe ibintu bihindukiye? Amen. Hari uguhaguruka, hari ukwambukana n'abantu bose Imana yashyize bugufi bwawe. Haleluya! Ikindi barasabwa kugera aho hose bahawe. Iri jambo kera twarikoreyemo amafuti menshi, ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye. Hari igihe mu mutima, mu misengere yacu twabaga tugenda mu mujyi mu myaka y'ibihumbi 2000 ngira ngo cyangwa 1999, mu mujyi mu maduka ya Matewusi, tukumva ahantu turi bukandagira amaduka yose azagira gute? Azaba yacu. Imana ni nziza. Imana yemera abantu bakavuka mu gakiza, ikemera bakazunguruka bakarindagiramo gatoya, ikemera ikabigisha ikabakuza. Haleluya! Bagakomeza bagakura. Amen. Haleluya! Basabwaga kugera hose aho bahawe. Igihugu ni koko baragihawe, Imana yarakibahaye. Hari amasezerano ari ku buzima bwawe y'ibya hano mu isi, hari ubugingo buhoraho, hari ibintu byinshi Kristo yagusezeranyije, hari n'ibyo yamaze kuguha, ariko basabwaga kugera aho hose bahawe. Haleluya! Igihugu baragihawe, ariko kandi barasabwa kubikorera. Nusomye igitabo cyose cya Yosuwa uzasanga kigizwe n'intambara. Murumva gukandagira gusa, akikandagirira agahita habona byari iki? Kurwana. Amen. Ese ko Imana ariyo yari yabibwiriye, ureke uyu munsi dushobora kumenya sisi n'Imana yavuze, ese n'umuhanuzi, ese nibyo Imana yari yaravuganye nabo kwibajyanye i Kanani, kuki byabasabaga ko barwana? Haleluya! Haleluya! Muranyumva shize Imana, ntibyari ugukandagira gusa, kwari ugukandagira bafite n'imihoto n'amacumu banarwana. Ese ko Imana yari yaravuze ikavugana na Mose, kongera ikabibwira Yesu, ikamubwira ati haguruka ujyane n'aba bantu muzagende mugere mu gihugu nabahaye. Ntabwo ari bwo yari ikibivuga, yari yanabibwiye kera Aburahamu, iramubwira ngo urubyaro rwawe abazakomoka nzabaha igihugu. Imana yarabivuze, irongera irabivuga. Kuki byasabaga ko barwana? Amen. Niyo mpamvu bisaba ko nawe urwana, niyo mpamvu bisaba kusenga, niyo mpamvu bisaba kurwana intambara yo mu mwuka. Warabihawe, Imana yarabikubwiye, hari amasezerano menshi meza ku buzima bwawe, ariko biragusaba kwiyemeza. Haleluya! Bagihinduye barwana, ntago kwari ugukandagizaho ibirenge gusa, ahubwo kwari ukurwana bagafata. Muribuka kare basaza avuga ngo ndacyafite imbaraga nk'izo nari mfite, imyaka ibaye 85, amasezerano bayatubwiye mfite 40, ariko mu musozi wanje. Ese namwe ngo akira, Yesu amwereka ahantu hari igihanda gikomeye. Haleluya! Genda urwana ufate. Ararwana arafata. Haleluya! Mbaraga z'Imana zuzure mu buzima bwawe, usingira iby'Imana yakugeneye, ntiwemere kwicara ngo byihorere. Amen. Ikindi cyo kwazenguruka no kwakandagira bihindura ibitekerezo byacu. Haleluya! Baharebe, bamenye umurimo basabwa gukora ko ari mugari, bareke kunebwa, bahaguruke barwanire gakondo yabo. Muranyumva shize Imana? Reka duhese icyubahiro. Haleluya! Bahazenguruke, basanga abanzi barahagose, basanga biragoye kuhinjira, bamenye umurimo ko ari mugari. Gukizwa neza ni umurimo mugari, ni umurimo murebure. Kubana na Yesu neza bisaba kwitanga. Haleluya! Umuntu yakwiryamira akadamarara, ntasenge, ntasome Bibiliya, ntaterane n'abera, akavuga ngo icyangombwa nuko izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, yawe uzacogora, uzabihirwa, umwanzi azakumira bunguri. Abera bagira icyo bakora. Imana yacu tugire neza.
Haleluya. Aho muzakandagira hose ndahabahaye, nimugende muhazenguruke, mumenye ko umurimo ari mugari, mumenye inkike z'amabuye zihari, mumenye abanzi babarwanya uburyo ari ibihanda bikomeye kandi bidashaka kwimuka. Wari uzi ko amasezerano yawe n'ibyo usabwa kwakira hari ikindi kibikomeje kidashaka kubirekura? Kuko dutsindwa niko izina ry'Imana yacu ritukwa, niko tutaba icyitegererezo cyo guhirwa, niko ubukristo butakaza uburyohe. Kavuga ati zenda mukurikira, afite ikisi, yabaye ikisi, Imana se yamukoreye iki? Haleluya, haleluya. Gutsinda kwawe ni ibikoresho, ni materiel didactique Imana ikoresha yerekera aho arimo guca mu kibazo nk'icyawe, ibabwira ngo dore kanaka yarwanaga nk'uko urwana ariko yaranesheje. Haleluya. Yarasenze, Imana iratabara, ubuzima bwe bwarahindutse n'ubwawe bwahinduka. Yaragoswe n'ibyaha ariko uyu munsi yarabitsinze. Gutsinda kwawe ni ibikoresho Imana ikoresha kugira ngo ihamirize abandi bera barimo guca mu kibazo nk'icyo ufite. Wirekeraho urugamba hagati. Muranyumva nshuti z'Imana? Wirekeraho gusenga bidahindutse. Haleluya. Imana dusaba kwitegereza ibituri imbere, ingorane n'amakuba bituri imbere, no kugira ngo tumenye ko ari bigari, no kugira ngo turekere kudamarara, no kugira ngo ibitekerezo byacu bihinduke. Haleluya. Mugende muharebe, mumenye ko ari ahanyu, bitangire bibe mu bwenge bwanyu, bitangire bibe mu rubyaro rwanyu, bamenye ko iki gihugu ni icyacu, ntituragifata cyose ariko ni icyacu. Witegereze ayo masezerano, witegereze ibyiza data yakugeneye kiri nahangaha, nubwo utarabifata ari kuvuga ngo ni ibyacu, ni ibyanjye, nzabitunga. Haleluya. Imana iri serious. Imana hagurukije Abrahamu ijya kumwereka ibintu izamuha muri za generation zinga, mu rubyaro rwinshi ruzakurikiraho. Mu Itangiriro 13:17 ngo haguruka ugende unyure muri iki gihugu mu burebure bwacyo no mu bugari bwacyo, kuko ari wowe nzagiha. Imana iri seriye. Haleluya. Haguruka ugende unyure muri iki gihugu mu burebure bwacyo, mu bugari bwacyo, kuko ari wowe nzagiha. Bitangire bijye mu bwenge bwawe, utangire ubitekerezeho, umenye ngo iyi ni gakondo yacu. Imana ibwira Abrahamu ibintu izatanga nyuma y'imyaka 100. Iyo Abrahamu aza kuba ari umunebwe, yari kuvuga ngo aha, ibintu se byo muri generation zingahe zizakurikiraho nzaba njyayo, cyangwa abana banjye bazaba bagira gute? Bazaba babikora. Reka mbabwire yemwe abari muri Kristo Yesu. Haleluya. Yemwe abari muri Kristo Yesu, hari umurunga wo mu mwuka dusiga duciye bikazagira umumaro no kuri za generation zizakurikiraho. Iyo tutawuciye, umwanzi arakomeza akigaragambya hejuru y'abacu n'ibyacu. Hari umuntu unyumva? Haleluya. Imana irimo irabwira Abrahamu kuzenguruka no kureba ahantu atazajya gutura, hazajya urubyaro rwa kangahe. Iyanebwa yari kuvuga ngo Mana nzaba njyayo, nzaba mbireba, abo bana banjye uvuga ko bazaturayo, reka bari bo bazabikora. Gusenga kwawe kuzana impinduka, gukiranuka kwawe kuzana impinduka. Iyo dutangira Imana amaturo bizana impinduka. Reka duhese icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Igihe kimwe Imana yarambwiye ngo ninkomeza gukunda gutanga, akortanse ukunda kuvuga haleluya, ninkomeza gukunda gutanga, sinzagira umugisha gusa, urubyaro rwanjye ruzaba bakire cyane. Hanyuma ntago bazaba babaye bakire kuko bakoze, bazaba babaye bakire kuko nakunze iki. Hanyuma nabo ubwabo ku giti cyabo nibakunda gutanga, nibakunda abantu, nibakunda gufasha, urubyaro rwabo nuruzakurikiraho hehe n'ubukene, hehe no kubura. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Gusenga kwawe nabo uri kwitanga kwawe mu mwami byubaka ibintu by'imyaka n'imyaka. Iyo Imana iza kubona ko bidashoboka, ntabwo ari kurinda kwereka Abrahamu ibyo bintu, yavuga ngo reka dutegereze abazakijyamo nibo bazabibona. Ariko aravuga ati muzehe byuka, byuka witegereze, ukirebe mu majyaruguru, ukirebe mu majyepfo, wikoze iburasirazuba n'iburengerazuba, hanyuma iki gihugu bimenye neza ko ari icyanyu n'abazagukomokaho. Haleluya. Iyo dusenga ntago tuba dutesha duta umwanya, iyo twubashye Imana ntago tuba duta umwanya. Ariko ubunebwe burakubwira ngo byihorere, byihorere. Ubundi ni ngombwa gukabya. Yego ni ngombwa gukabya, kuko na Satani yaguteye agutera kabije. Abarozi baguhagurukiye bo ntibaryama, batanga ibitambo ibyo ari byo byose kugira ngo unanirwe. Ni gute wowe utakabya? Imana yacu tugire neza. Haleluya. Imana ntabwo ikorana n'ubunebwe bwacu, nta nubwo Imana ikorana n'abanebwe.
ubunebwe butera kumva twavuga ngo Imana nibiduhere byose icyarimwe muri uku kwezi, nibiduhere byose icyarimwe muri uyu mwaka. Imana ibiguhereye byose icyarimwe, imigambi igufite byose ikabirangiza icyarimwe, wasigara sumara iki kwisi? Waba urangije urugendo. Haleluya. Ariko ubunebwe ruvuga ngo Imana bimpere byose icyarimwe, amafaranga wangeneye, icyubahiro wangeneye, mirimo wangeneye, bya bindi byose, yamigisha yose Imana arabishakira icyarimwe. Iryo ni ijwi ry'ubunebwe. Haleluya. Ibiguhereye icyarimwe, ubuzima bwawe bwaba burangiye. Haleluya. Haleluya. Inkuru mbi rero nifuza kubwira nuko itazabiguhera icyarimwe, kuko muracyafitanye urugendo. Irashaka kongera kwigira imbere. Amen. Reka dukomeze mu gitabo cyacu muri Yosuwa aho turi ku murongo wa 5 kugeza ku wa 7. Ese murahari? Amen. Kuva kuri 5. Nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Sezerano riraryoha. Haleluya. Nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame. Kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. Icyakora ukomera ushikame. Uzi kuvugana n'Imana yahigereye ntihita ibiguhereza icyarimwe ikabanza gusaba ibintu byo gukomera no gushikama. Muranyumva nshize Imana? Icyakora komera ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayatesha uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Haleluya. Ku murongo wa 5 havuze ngo nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere. Iyo bivuze ngo nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere, ese no kuvuga ko Yosuwa nta ntambara azahura nazo? Ese Yosuwa ntazarwana? Ese ntacyo bizamusaba gukora? Oya, Yosuwa yararwanye, ararwana. Haleluya. Ijambo ritubwiye ngo nta muntu numwe uzarinda kuduhagarara imbere, ntibivuga ko ibibazo n'ingorane bivuyeho. Iyo biza kuba bivuyeho, ntabwo Imana yari kumusaba gukomera no gushikama. Yaramubwiye ngo niko ko ndi kumwe nawe, sinzagusiga, sinzaguhana, ariko kandi kugira ngo uzagerayo biragusaba gukomera no gushikama. Urahaguruka ukomere Yosuwa ku giti cyawe, ushikame kugira ngo nanjye ibyo mvuga bibone kugaragara ku buzima bwawe. Haleluya. Imana yacu ni nziza. Amen. Nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere Yosuwa we. Ariko kandi ntabwo Imana imubwiye ngo nta ntambara uzahura nazo Yosuwa we. Oya, iramubwira ngo uzahura nazo, ariko nukomera ugashikama. Uko gukomera kwawe no gushikama kwawe ku Mana bizatuma udatsindwa buri rugamba rwose. Muranyumva nshize Imana? Haleluya. Gushikama kwawe kandi ntikuzagira umumaro we wenyine gusa, ahubwo gushikama kwawe bizahesha abandi guhagara mu byo Uwiteka yabahaye. Amena. Haleluya. Reka subira ku murongo wa 6 ngo komera ushikame. Arimo arabibwira umuntu umwe, komera ushikame kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza. Niba hari ikintu gikomeye n'indahiro y'Imana, none ko Imana yarahiye kandi ko itagirahira ngo yivuguruze, kandi ko itameze nk'abantu ngo bari inyantege nkeya, kukirahira ikongera igasaba Yosuwa gukomera no gushikama. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kwirahira ikavuga ngo rutasi kukugirira neza ko nzakugirira neza, ariko nkamara imyaka nanze gukomera, nanze gushikama, nanze kuguma mu byo Uwiteka yavuze, indahiro y'Imana igahinduka nk'aho ibaye impfabusa. Aiwe. Haleluya. Icyama akagira umuntu nyumva nubwo yaba umwe, ariko rikabe benshi. Amena. Haleluya. Yosuwa we komera ushikame, kuko mu gushikama kwawe, mu gukomera kwawe nibwo uzatuma aba bantu bazungura igihugu nararahiye, ariko nudakomera ngo ushikame aba bantu ntibazagerayo, cyangwa se bazamara indi myaka bazenguruka. Bashobora kuzagerayo ariko haziyongeraho indi myaka yo kuzenguruka. Imana iramanuka igusanga ikubwira ngo komera ushikame, kuko hari abantu bazaragwa gakondo yabo bitewe nawe. Haleluya. Reka duhe Yesu icyubahiro. Amasengesho y'abakiranutsi agira umumaro mwinshi. Ntago wabimenya abantu wambutsa mu masengesho, ntago wabimenya mu gukizwa kwawe, impinduka uzakora mu buryo bwo mu mwuka. Haleluya. Haleluya. Ubuzima bw'umukiranutsi bushobora kugira impact no mu gihugu adatuyemo. Ubuzima bw'umukiranutsi bushobora gusenyera Satani, ubwami bw'umwijima bugasenyuka. Amen.
Yesu wawe komera ushikame, kuko mu gukomera kwawe no gushikama nibwo uzatuma abantu bazungura igihugu. Narakirahiye ni koko, navuze ko nzajya abasekuruza babo, nari narabibwiye abasekuruza babo ko nzajya urubyaro rwabo, narabirahiye. Ariko nkeneye umuntu, nkeneye umuntu ufite kwiyemeza muri uyu mwaka wa 2022. Nkeneye umuntu uvuga ngo ngiye gukomera kandi nshikame. Nkeneye umuntu uvuga ngo Mana ngiye kuguhanga amaso. Nkeneye umuntu uvuga ngo ngiye gukora icyo nsabwa gukora. Haleluya. Arongera amubwira ku murongo wa 7 ngo icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye munsi yagutegetse. Kwitondera amategeko y'Imana nasanze bisaba gushikama. Burya intege nkeya wibonaho cyangwa izo nibonaho niyongereye mu gushikama cyane, haleluya, zashira. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose. Ntabwo yambwiye ngo witondere amategeko kugira ngo ubashe gushikama cyane. Shikama muri bikeya wamenye, komera mu by'Imana yakwigishije, ubikomeremo, ubishikamemo cyane, hanyuma bizagushoboza kwitondera n'ibindi byose Imana ivuga. Haleluya. Gukiranuka umuntu arabyitoza, hari icyo Yesu yakoze ku buzima bwacu. Igihe yitanga ku musaraba niko ko twahindutse abakiranutsi. Ariko kugira ngo ibyo yakoze igorogota ntahari ntaravuka, kugira ngo bize bimbemo, bijye mu mivugire yanjye, bijye mu mikorere yanjye, bijye mu migendere yanjye, sabwa gukomera no gushikama. Muranyumva nshuti z'Imana? Bitari ibyo uzaguma ubifite, izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo ariko bitagaragara mu buzima bwawe. Yesu wawe komera ushikame cyane, nibwo uzashobora kwitondera amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, nibwo uzagira imbaraga zo kutayateshukamo. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Gushikama kwanyu mu mwami kuri bimwe wamenye, bimwuza Imana igusaba, ukabishikamamo, ukabikomeramo, nibyo bizagushoboza kwitondera amategeko y'Imana. Haleluya. Ukagira imbaraga zo kutayateshukamo. Kudateshuka, abantu badateshuka wabona bafite inzara n'inyota yo kubana n'Imana mu mwaka wa mbere, mu wa kabiri, mu myaka ya 10, bafite ubuzima bwo mwibanga babayeho. Kadoyesi cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ntago byikora, ntago babiseriva kuri plateau, ntago byizana ngo bitwitureho. Oya, nkuko wabyutse ukaza muri ino nzu y'Imana, hari icyo wakoze undi muntu wakomeje aryamye atakoze. Iyo byose mu gitondo ugasenga, hari icyo ubukoze. Iyo ushyize amaso yawe muri Bibiliya ugiye kwiga ijambo ry'Imana, hari icyo urimo gukora. Iyo mahitamo yo gukiranuka no gukiranirwa iyi presence imbere yawe, ugahitamo gukiranuka nubwo bisa nk'ibihombeje, nubwo bisa nk'ibikombe ijambo, hari icyo ubukoze. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Gushikama kwawe Yesu wawe nibyo bizagushoboza kwitondera ibintu byose Mose yakubwiye, ukabaho utabiteshukaho, ukazarinda usaza udateshutse. Haleluya. Yamubwiye ngo icyakora ukomere ushikame kugira ngo witondere amategeko yose. Uyu munsi ijambo amategeko ntago amatwi yacu agikunda kuryumva cyane, kuko tuzi ko hari inyigisho z'ubuntu, hariho n'ubuntu kandi koko burahari. Gukizwa ntiwabikoreye, icyo Yesu yakoze cyari gihagije. Ariko reka nkubwire, nta buzima na bumwe butagira amategeko abugenga. Ubuzima bw'abakijijwe bufite amategeko abugenga. Haleluya. Ntago umukizwa agenda uko ashatse, ntago aba ari inkumi ngo agenda yorana n'abantu bose mu muhanda. Umukizwa agira uko agenda, umukristo agira uko agenda. Niba ibigo byo mu isi bigira amategeko ari ibintu bizashira, nta nkaswe twebwe dufite ubugingo buhoraho, ni twebwe tuzagira amategeko atugenga. Ngiye uvuza amategeko ngo uba wishe ibintu. Oya. Aramubwira ngo shikama, witondera amategeko yose Mose nakubwiye. Ndabizi turi mu isezerano rishya, ariko abari muri Kristo Yesu bagira uko bagenda. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Imana yaratinyutse, iratinyuka mu isezerano rishya, iravuga ngo nimubabera nkuko nanjye ndi uwera. Tekereza icyo gipimo, urutanse ubu wera nkuko Imana ari iyera, wabishobora se? Yesu niko ko ari icyo yakoze, ariko se ubwo yagikoze ni njyame niyorose nkomeje kuba nkuko uwa kera wanjye yarabayeho. Haleluya. Nibi bigo bisanzwe bigira amategeko abigenga. Abantu bari muri uyu muhanda, muri iyi nzira ifunganye, bafite amategeko agenga ubuzima bwabo, bafite uko babaho. Haleluya. Nta buzima butagira ibyo bwemerewe n'ibyo bubujijwe. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Urifuza kuzana impinduka ubuzima bwawe, urifuza kwakira impinduka, ubuzima turimo bwa Gikristo bufite ibyo bwemerewe n'ibyo bugize gute, ubujijwe. Atari ngombwa ngo abantu babe bahari, atari ngombwa ngo baguhe liste y'urutonde rw'amategeko ugomba gukurikira. Mu mutima wawe Imana yabishyize, murabizi. Uzaba Kristo ibyo babujijwe. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Haleluya.
gushikama kwawe bizaguha imbaraga zo gukora ikizi by'Imana ikunda, bizaguha imbaraga zo kudateshuka. Mbega uburyo biryoha iyo umuntu ava mu bwiza ajya mu bundi, iyo umuntu akura mu gusa na Kristo, akura kugwiza urukundo, akura kugwiza imbabazi, akura gusa na Kristo, akura ibyaha yari biteye umugongo bitakimufata. Ubwo nibwo buhamya dukeneye. Haleluya. Wikwemera imvugo y'ubupfapfa ivuga ngo bizaba uko byakabaye. Yemwe abari muri Kristo Yesu. Haleluya. Wikwemera imvugo y'ubupfapfa ivuga ngo bizagira gute? Bizaba uko byakabaye. Uko Imana yabigennye niko bizaba. Kandi Imana yaravuze ngo ni igihugu narahiye ko nzabaha. Ariko nimuhaguruke mugire gute? Shikama kugira ngo uzabashe kubinjizamo. None ko yarahiye kuki bitaba uko byakabaye? Urugamba rwo mu mwuka ruri reyeri, n'urw'ukuri rurafatika, ruririyo. Muranyumva shize Imana? Haleluya. Ubwami bw'umwijima burahari kandi buzakurwanya, n'ubwami bw'umucyo burahari kandi buragushyigikiye. Amasengesho ni intwaro ikora mu isi yo mu mwuka mu buryo butangaje. Sinzi niba wari winjira nko masengesho ugira ibyo wirukana ukumva hari nk'ikintu kirimo kugucura umwuka. Kuki kigucura umwuka iyo utangiye urwo rugamba? Kuki kitagucura umwuka mu buzima busanzwe? Harimo ababizi ibyo mvuga. Nuko urugamba rwo mu mwuka ruriho rurafatika. Ufite amacumu n'imyambo umwanza gutunzeho kugira ngo uzapfe utyo. Ariko Yesu arahari kugira ngo ibintu bihinduke. Numwemerera. Haleluya. Haleluya. Ntiwemerere ya mvugo y'ubupfapfa ivuga ngo bizaba uko byakabaye. Ntasenga. Reka tujye ku murongo wa 8. Ngo biri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mu by'ukuri nahisemo iki gice kuko ni itangiriro. Bari bagiye gusohoka mu bintu bimwe bagiye kwinjira mu bindi. Tukiri muri ntangiriro z'uyu mwaka ndifuza ko wabifata nk'itangiriro z'impinduka ku buzima bwawe kandi ukabifata ubyitayeho. Ngo biri muri iki gitabo cy'amategeko, Yesuwa we ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sinjye bigutegetse, nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Haleluya. Guhoza Yosuwa, guhoza ubuzima bwe muri iri jambo. Akanwa ke akaba ari ryo gahamya, ibitekerezo bye akaba ari byo bibamo ku manywa na nijoro. Bizamuha imbaraga nanone zo gukurikiza ibyanditswemo, kandi bizamuzanira icyo Imana yita amahirwe ndetse n'umugisha. Icy'isi yita amahirwe n'umugisha hari igihe gitandukanye n'icyo Imana ivuga. Haleluya. Ariko Imana yaravuze ngo abantu bashaka guhabwa umugisha njyewe nita umugisha, abantu bashaka guhirwa nk'uko njyewe nabigennye babaho ubu buzima. Yosuwa we ntago barorera guhamya n'akanwa kabo ijambo ry'Imana, ntago barorera kuritekerezaho ku manywa na nijoro. Rihora ku rurimi rwabo, riba mu bitekerezo byabo, baryamye cyangwa bafite ibitotsi, babyutse bazi icyo Imana ivugana nabo, bagikuye muri iri jambo. Ibi bintu ntago byikora. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ntabwo yaduhisha amabanga yo guhirwa, ntabwo yaduhisha amabanga y'umugisha, ariko tubibona nk'ibintu bishaje. Kubona umuntu w'umujene amara isaha muri Bibiliya, gusa yabagira ati kubona umuntu w'umugore amara isaha, ubundi gusoma abagerageza kenshi baba ari abagabo. Abagore bafata indirimbo mu mutwe, rimwe na rimwe bakitiranya indirimbo n'ibyanditswe, bakaba bavuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo, ritabivuga akaba yamenya ibyo umuhanuzi yamubwiye, akaba yamenya none bya bindi byose bya kera twabaye mu by'ibiganiro. Ariko kugira ngo umugore azabe muri Bibiliya, abagore, haleluya, haleluya, n'abagore b'abavuga butumwa batwebwe turakubita tugakubita, ariko kugira ngo umugore azabe muri Bibiliya, Imana ntiyaduhisha ibanga ry'amahirwe n'umugisha. Yaratubwiye ngo ibi byanditswe bibe ku rurimi rwacu, tubitekerezeho ku manywa na nijoro, nibwo tuzahirwa mu nzira zacu zose.
Haleluya. Ni byiza kugira indirimbo, ariko ni byiza cyane kugira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirakwemesha, rikakumaramo ibintu byose byaguhetamishije, ukavuga uti burya ndi igikomangoma. Nasanze Imana itagitugeza ahantu umutima wacu n'ibitekerezo byacu bitaragera. Uzabaho nk'igikomangoma byarabanje kuba imbere muri wowe, bidasa nawe inyuma. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ntabwo uziyubaha ngo ugire agaciro hanze, ariko hanze ibintu nyine bihesha agaciro abantu byabonetse bihera imbere muri wowe. Umunsi namenye ko ndi umwana w'Imana, bikicara mu mutima wanjye, nkavuga Inorutanse uri umwana w'Imana. Imana igukunda nk'uko ikunda Kristo. Naravuze ngo ibintu birahindutse. Haleluya. Ubuzima burahindutse, ndi umwana w'Imana. Ntabwo ugira umugisha kuko abantu baguhesheje umugisha, oya, ahubwo Imana izahamagara abantu kuko usa nabyo, birakuzuye. N'Abanyarwanda bavuga ngo ibintu bisa birasabirana, birakururana. Umuntu utiyubashye muri we, utihaye agaciro, ntushobora kumuha agaciro. Kandi isi naho twavutse n'ibyaha twikurunzemo byabibereyeho kutwambura agaciro. Agaciro k'ukuri kagaruke tugarutse muri Kristo. Haleluya. Bibiri twita ibikomangoma, turi abana b'Imana. Niba abana b'abaperezida badashobora gupfa kwandavura no kurira aho babonye, nankaswe abana b'Umuremyi w'isi n'ijuru. Haleluya. Nta kindi kibikora, si ingamba umuntu yandika, ni ijambo rigwirira muri njyewe, rigasunika umunyamirambo bwose, rigasunika iby'iwanyu byose. Iwanyu ni hehe? Haleluya. Rigasunika rikigizeho amagambo bakubwiye yuko ntacyo uzaba cyo, nta n'icyo umaze. Iwanyu naho umugarukira. Ukoze ishyano arangiza turaziye mu segonderi, ukoze ishyano yiga serayisere ntago zikibaho, ukoze ishyano agarukira ahanga, ukoze ishyano. Ayo magambo mwibwira ko ntacyo avuze, ariko abatwuzuye. Ijambo ry'Imana rikaza rikabisunika. Haleluya. Hari abantu benshi beza baba bafite ingamba z'ubuzima bataranakizwa, yumva azaba iki n'iki. Hari abandi rero twari turiho kumva nta ikizaboneka nicyo tuzafata. Abari bameze nkanjye. Haleluya. Ariko Yesu yaza akakubwira ati uri uw'agaciro, nta gupfa kubaho kubonye. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Yewe Yosuwa we wari umugaragu wa Mose, ushobora no kuba ugiye gutwara abantu batanakwemera, nawe ubwawe ushobora kuba wifitiye ubwoba. Muze kubarishira Imana yamusabye kudatinya no gushira amanga, nuko ubwoba bwari bumwuzuye. Imana yamubwiye ati Yosuwa ngwino nkubwire ibanga ryo guhirwa, ibanga ryo kwinjira i Kanani, ibanga ryo kugerayo udacogoye, ibanga ryo kubashishwa kuyobora ubwoko butoroshye, ibanga ryo kugendana nanjye. Ngwino mbikubwire, nkubwire aho abantu babonera amahirwe n'umugisha. Dore ngibi birasa nk'ibisuzuguritse, ariko nibi. Aya magambo ntakave ku rurimi rwawe, aya magambo ntakave mu bitekerezo byawe ku manywa na nijoro. Nuyitaho, nuyatindamo. Haleluya. Yosuwa we uzaba umunyamahirwe, uzahirwa mu nzira zawe zose, uzabashishwa byose ibyo usabwa gukora. Bibiliya ni igitabo giha umuswa ubwenge. Amen. Haleluya. Aho tudafite ubwenge nuko tutagisomye cyane, aho tutaramenya imibanire y'abantu n'abandi, nuko twitwara mu kazi, nuko tubigenza, nuko ducuruza, nuko twubaha abantu, nuko tubana nabo, nuko tubakunda, nuko twifata, nuko tutarayisoma bihagije, cyangwa twayisomye dufite imirebere y'uruhande rumwe, dufite imirebere y'uruhande rw'idini gusa. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Imana yamwanga ngo hoza ubuzima bwawe muri iri jambo, nizo mbaraga zizagushoboza gukurikiza ibyanditswemo byose, kandi niryo banga y'ibyo ngewe Imana nita amahirwe n'umugisha. Ikintu kinejeje rero mu buzima bwa Yosuwa, yabyutse abishyira mu bikorwa. Yosuwa Imana imaze kumubwira, ntabwo yavuze ngo ndategereza ukwezi kwa gatandatu, sinzi igihe bari barimo, sinzi n'ukwezi bari barimo, ariko yabyutse abishyira mu bikorwa. Haleluya. Mana ishimwe ko we nanjye turi muri uyu mwaka ku cyumweru cya mbere. Wibiranzika, wibijyana ejo hazaza, wibisubika. Bwaraciye mu gitondo ku murongo wa 10, Yosuwa ategeka abatware b'imitwe ati munyure mu ngando, mutegeka abantu muti nimukora amahamba, kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani, mujya guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mu kibemo. Haleluya. Yosuwa yabyukanye imbaraga, ariko ntizaba imbaraga z'amagambo, abyuka ashyira mu bikorwa. Nshuti z'Imana, ugiye kubikoraho iki? Ugiye kubikoraho iki? Reka duhaguruke. Haleluya.
nagira ngo witegereze ubuzima bwawe. Hari ibintu ushobora gukora, genda ubikore. Hari ibindi bisengerwa, genda ubisengere. Ibyo gusengerwa ubisengere, ibyo gukora ubishyire mu ngiro. Muranyumva nshuti z'Imana? Muranyumva? Wishyiraho akadomo. Haguruka uhindura ibintu. Hashobora ko hari ibyapfuye kandi byari ibyiringiro byawe, nkuko Mose yari ibyiringiro by'aba bantu. Mose yari umugabo utangaje. Mose wamaranaga n'Imana iminsi 40 n'amajoro 40 ku musozi w'Imana. Mose wamanukanaga amabuye ariho urutoki rw'Imana. Bwacya Mose akabasiga. Hari ibintu byinshi byari ibyiringiro watakaje. Ushobora kuvuka ababyeyi ntibagushyire mu ishuri, ukaba mukuru utarize. Ibyo ni ibyiringiro byatakaye, ariko se nyine ko byatakaye, tugarukira aho ngaho. Ushobora kubaho ukazasanga uri imfubyi, ntufite umuntu ibumoso, ntufite umuntu iburyo, ntufite umuntu uhamagara, ntufite umuntu wabwira. Ariko se niba Imana yemera ko ukiriho, nuko hakiri imigambi yayo ku buzima bwawe. Hashobora ko hari ibintu byakererewe, abantu barakureba bagaseka bati imyaka maze asenga, ariko se nka buriya we abateza urusaku, abavuga iki, yaretse abagiriwe neza bakavuga. Byari ibyiringiro byawe ntibyabonekera igihe, cyangwa biragucika biguca mu myanya y'intoki. Hanyuma se tukomeze tubeho gutyo? Mose wari ibyiringiro bikomeye yarapfuye, kandi Imana yari ibishoboye gutuma Mose adapfa kugeza bageze i Kanani. Imana yari ibishoboye kumuzura akagaruka akajya bavuga ati nimugire gutya nimugire gutya. Igihe kimwe Imana yaravuze bagira ubwoba, baravuga ati Mose genda ujye uvugana nayo uzutubwire, turayibonye inkuba zirakubise, imirabyo irahinda, umusozi uteye ubwoba. Mose yari umuntu utangaje. Hari amahirwe ibihumbi yaducitse, ariko se tugarukiraho muri iki cyumweru cya mbere cy'uyu mwaka. Ndagira ngo ukure amaso ku mahirwe yagucitse, uvuge ngo Mana ndahari, ninjye nawe, ndahaguruka ibintu bihinduke. Umuntu ashobora no kwitegereza akavuga ati iyo nza kuvuka mu muryango wo kakanaka, ntiwawuvutsemo nanjye sinawuvutsemo, twavutse nyine aho twavutse dusanga bimeze kwa kundi, hariyo bya bibazo na za ngorane. Kandi Imana ntiyibeshye, yemera ko tuvukira hariya. Uyu munsi ni Imana y'amahirwe ya kenshi. Haguruka ugira ibyo uhindura, haguruka ushikame. Imana yararahiye ngo nzabaha igihugu, ariko ntigeze ikibahereza ku isahani. Barahagurutse bararwana, barahagurutse bubaha Imana, barahagurutse barakora. Bakigera i Kanani uwo munsi Imana uzarekeyeho kugwa, babanza kurya ibyimejeje. Nabyo ntibyamaze imyaka yakurikiyeho barahinze barakora. Igihugu cyitwa icy'amata n'ubuki bagahinga. Abari muri uru rugendo rugana Siyoni bafite ibyo bemerewe n'ibyo babujijwe, bafite ubuzima basabwa kubamo, bafite ubuzima basabwa kubamo. Urifuza kuba umusore umeze ute? Urifuza kuzarangiza ubuzima bwawe bimeze gute? Urifuza kuba umukobwa umeze ute? Urifuza ko inyuma yawe hasigara trace, ibimenyetso bimeze gute? Aho uciye urifuza ko hazasigara hahumura iki? Umukobwa waneshejwe, umusore watsinzwe, umugore wananiwe, umugabo wananiwe, urifuza ko hazasigara ki? Mpumuro ki? Twebwe abari muri Kristo Yesu, nubwo twakora cyane tugacuruza cyane, uko n'ukuboko kumwe, ukundi kuboko kuri mu rugamba rwo mu mwuka. Urugamba rwo mu mwuka barurwana basenga, barurwana bagwiza ijambo ry'Imana mu mitima yabo, barurwana bakora ibyo Bibiliya isaba gukora. Niba ari amateraniro y'abera, witerana rimwe ngo usimbuke 3. Koko n'igihugu burya ari kigari, n'umuri muri imbere yawe burya ari mugari, n'uburyo usabwa kuvuguruza ibyo Satani yavuze, n'uburyo usabwa guca amategeko ya kera mu muryango wawe, ukimika ibintu bishyashya mu rubyaro ruzakurikiraho. Uterane rimwe usimbukane, umva ijambo rimwe usimbuke 2, tugendane mudusoma ijambo ry'Imana usimbuke 3 cyangwa 5 cyangwa ukwezi, ubyihorere rekeraho. N'uburyo umurimo ari mugari, umurimo wo guhindura ibiri imbere byanjye ni mugari, ni mugari kandi uraremereye. Uwiteka ari kumwe n'abiyemeje
gushikama, guhaguruka. Barivuye ngo Mose yarapfuye nta kigarutse. Byo nishe narabyishe byararangiye. Ariko mwami, uyu nundi mwaka w'amahirwe. Ni umwaka w'amahirwe. Mu binezeza Imana harimo ubutsinzi bwawe. Success yawe iri mu binezeza Imana. Ubuzima bwawe bwamwe imbere yo bugwiremo na Kristo iri mu binezeza Imana. Yo kumanywa na nijoro ijambo ry'Imana rikuzuye biri mu binezeza Imana. Yo wagize imbaraga ziturira Imana ubutunzi bwawe biri mu binezeza Imana. Yo wagize imbaraga zimenya ko hakurya y'ubu buzima hari ubundi bugingo, hari ubuzima tubikiwe kandi ko bataraciye muri Kristo batazagerayo, ugahagurukira kubibwira abandi, biri mu binezeza Imana. Imana inezezwa n'ubuzima bwawe burimo bwera imbuto nyinshi. Imana ishimwe ku byiza byose twakoreye muri ubu bwami, ariko Imana ishimwe ku bindi butwongere ntitugarukire bugufi. Imana yaguhaye ibiryo yarakugaburiye, ugaburira umuntu umwe babiri. Imana nishimwe nikongere ibindi ugaburire benshi. Imana yarakwambitse wambika abandi. Imana nishimwe nikongera ibindi wambika abandi. Imana yakwigishije abana urihindukira umuturanyi nawe wigisha umwana we. Imana nishimwe ariko nikongera ibindi. Imana yaguhaye amahishurirwa yo mu ijuru, wagize imbaraga zipfuka murasenga, imbaraga z'umwuka wera zuzura ubuzima bwawe. Saho bigarukira nshuti y'Imana, nitwigira imbere itwongera ibindi. Watsinze ibyaha niwigira imbere wambare Kristo. Ntibigarukira mu gutsinda ibyaha gusa, twambare Kristo tubera umwambaro. Mwuka wera arahari kugira ngo agushoboze, ariko se urabyifuza? Yesu wabwakiye mu gitondo ajya kubwira abatware, nimutanga itegeko tugiye kwambuka. Shobora kuba yari afite ubwoba imbere ya Yorodani, atazi uko bizagenda, ariko mu kiganiro yagiranye n'Imana yabyutse atanga amategeko. Aravuga ati Yosuwa n'uyu ndi we, nuko umeze, niba narize cyangwa ntarize n'uyu nguyu, ni njyewe sindi Mose. Mose yaragiye yarangije igihe cye, ni njyewe Yesu usabwa kwambutsa aba bantu. Mu ntege nke zanjye ni njye usabwa kwambutsa aba bantu. Ngiye kubikora nk'uko Imana yabivuze. Ntabwo yabipostponinze, ntabwo yabyigije kera. Yatanze itegeko ngo babwire abatware bateguza abantu bose, bitegure, biyeze, bitegure, bafunga ibyo bafunga. Mu minsi 3 barambuka Yorodani. Izo mbaraga yarazikuye hehe atarafite? Kwari ukwiyemeza no gushikama. Iyemeza ushikame, uvuge ngo nzakizwa neza, nzongera akanyamuneza mu maso y'Imana, nta manyanga azaba ku buzima bwanjye. Nzashaka mu maso y'Imana impano zose data yangeneye, sinzaziburishwa n'ubunebwe bwanjye, sinzaziburishwa no kutumva kwanjye. Nzashaka Imana, nzakoresha buri taranto yose Imana yampaye. Nzashaka Imana ni njye nyine mu cyumba, nzashaka Imana ndi mu iteraniro ry'abera, nziyiriza kuzi gahunda z'itorero, nziyiriza ndi njye nyine nta muntu tubiziranyeho. Nzasoma ijambo ry'Imana rizagurira mu mutima wanjye, nzaryigaho, nzakura amaso yanjye kubipfuye. Imana ndagushaka n'umutima wanjye wose. Imana niyemeje guhaguruka kugira ngo ibintu bihinduke. Reka dusenge itorero ry'Imana. Harahagurutswa abahaye Kristo ubuzima bwabo. Wahaguruka ute? Byaha bikwizingiyeho, ariko Yesu n'umugizi wa neza n'umutunzi w'imbabazi. Araguhamagara niba utaramuha ubuzima bwe, araguhamagara umukingurira umutima wawe, yinjire wawe musangire. Niba uzi neza ko nta sezerano ufitanye na Yesu, fatanya nanjye gusubiramo aya magambo. Vuga ngo Mwami Yesu, ngwaye ubuzima bwanjye, mbabare ibyaha byanjye byose. Nemeye neza ko ndi umunyabyaha, nemeye neza ko nagendeye kure yawe. Iki gitondo ndagarutse, unyakire, umbabarire. Nizeye icyo wakoze, nizeye ko wapfuye ukazuka kugira ngo njyewe mbabarirwe. Urakoze ko wanditse amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo, urakoze ko mbabariye, urakoze ko mpaye itangiriro rishya muri uyu mwaka wa 2022. Nzagendana nawe, nzakumvira, nzakubaha. Unyuzuza imbaraga z'umwuka wera zinshoboze, nshoboze kuba mu nzu yawe, nshoboze kuba mu materaniro y'abera, kugira ngo ngende ngwiza imbaraga igitondo n'umugoroba. Urakoze kunyakiriye, urakoze ko mbabariye. Reka dusenge itorero ry'Imana. Haleluya. Niba ari ubwa mbere uhaye Yesu ubuzima bwawe, uri muri iteraniro uze gusigara, niba udukurikira online, uhaye Yesu ubuzima bwawe, wegere bene somwa bamuturanye. Itorero rigendera kuri Bibiliya, hanyuma ukomeze ukurane n'abandi. Ushobora kuvuka ukagwingira bidakomeje kugaburirwa ijambo ry'Imana. Abantu benshi bagiye bakizwa ariko basa nk'abatarakijijwe kubera ko ubuzima bwabo butakomeje kugaburirwa.
reka dusenge inshuti z'Imana. Ndagira ngo witoze gusenga, witoze gusenga, witoze kujya ubumbura umunwa wawe ukavuga amagambo. Nagahinda kuba twaba tubana ahangaha dusenga ukamara imyaka 2 utaramenya gusenga n'iminota 3, utubona dusenga, utubona dupfukama, twumva tuzamurijwe, ukaba utarabasha gusenga n'iminota 3. Mwuka Wera arahari kugira ngo agushoboze gutera intambwe, agukuze. Niba bavuga ngo dusenge batanabivuze uri wenyine, ujye ufungura umunwa kuko uzi kuvuga. Niba washa kuvugana n'abantu, washobora kuvugana n'Imana. Kireba muri yandererwa mukavuga uti Imana, ahangana nari naratsinzwe ariko ndaje ngo mpimbaraga. Ndifuza guhaguruka, ndifuza gushikama, ndifuza guhindura ibintu ngewe nawe. Wararahiye, waravuze ngo uzampa umugisha, ko mu mugisha kuzawumpa, ariko ndifuza gukora uruhare rwanjye. Data, tuguhaye icyubahiro muri iki gicamunsi. Turagushimira ko ijambo ryawe rimeze nk'inkota icyaya mugi yombi. Turagushimira ko ijambo ryawe rimeze nk'inyundo ishobora kumenagura ibitare. Reka rye kumanuka ari ijambo risanzwe, reka ricengera ubuzima bwacu, rigere mu muntu wacu wamwe imbere, rishyiremo uburakari bwera kugira ngo duhaguruke mu mbaraga zawe, kugira ngo Mwami turambirwe ibikwiye kurambirwa mu buzima bwacu, ibirambiranye, ibidasa nawe, ibitari umugisha no guhirwa, kugira ngo duhagurukane ubwo burakari duhawe n'Umwuka Wera. Duhaguruke dusenge, duhaguruke tugire icyo dukora, duhaguruke twegere imbere Mwami kugira ngo tukubone, kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Duhaguruke tutari twenyine, tuzi neza ko hari abandi bantu duhetse mu buryo bw'umwuka bari inyuma yacu, tugomba kwambukana bakazagera Mwami muri gakondo wabateganyirije. Hagurutsa abasore bafite inzara n'inyota yo kuzana impinduka, hagurutsa abakobwa, hagurutsa abagabo n'abagore nyaguhora ku ngoma bafite inzara n'inyota byo kuzana impinduka muri generation yabo, kuzana impinduka mu rubyaro bavutsemo, kuzana impinduka mu miryango yabo. Bashobora kuvuga ngo birahagije, siko bizahora, siko bizaguma. Bashobora kuvuga ngo birahagije, itoro ntizakomeza kubaho umugayo. Bashobora kuvuga ngo birahagije, akaguru kanya ntikazaba hariya na hariya. Nzashikama mu byo wavuze, nzatinda mu ijambo ryawe, amategeko yawe nzayibwira ku manywa na nijoro. Hagurutse ingabo Mwami, hagurutse ingabo Mwami w'abantu ziyemeje kurwana intambara y'umwuka kugeza igihe basingiriye ibyo warahiye kuzabaha. Wararahiye kandi wowe ntubeshya, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Ibyo uvuga urabikora, ariko urareba ugasanga turarambaraye, ugasanga turasinziriye, ugasanga ntitwiteguye guhaguruka. Duhagurutse mu mbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo dusingire ibyo watuvuzeho Mwami w'aba, kugira ngo tube abo wifuza ko tubabo. Mpesheje umugisha ubwoko bwawe, reka abana bawe babigambiriye babyiyemeze, bahabwa imbaraga z'Umwuka Wera. Uko Yesu yabyutse mu gitondo abishyira mu bikorwa, agaca mu bantu yashize ubwoba, akabwira abatware b'imiryango ngo nimwiyeze, nimwitegure, tugiye kwambuka Yorodani mu minsi 3. Atazi Yorodani uko azayambuka, atazi uko bizagenda, ariko yari yumvise icyo wavuze. Ndasenga Uwiteka Mana Nyiringabo, ngo ijwi ryawe Mwuka Wera rivugane n'imitima y'abahungu n'abakobwa, bamenye icyo urimo uvuga, ibyo umwanzi Satani yashyize ku buzima bwabo, be kuvuga ngo nibyo, be kuvuga ngo naho, be kugarukira aho ngaho. Bahagurutse mu mbaraga zawe, bashyira amavi yabo hasi bagushaka, bakuyoboza inzira, bakugisha inama, bakora icyo basabwa gukora, ntibemere kugarukira bugufi. Amaso yanjye kubona ubutsinzi bw'abera, amaso yanjye kubona abakobwa batabawe, amaso yanjye kubona abahungu batabawe, amaso yanjye kubona abagore batabawe, amaso yanjye kubona abagabo bahinduriwe ubuzima, amaso yanjye kubona impinduka mu buzima bw'abera. Mwami, igarurira imitima yacu, igarurira ubuzima bwacu. Umurimo ni mugari, umurimo ni munini, ibyo bakwiye guhindura ni byinshi, ni bigari. Ukurikije imyaka myinshi ubuzima bwabaye umwirare, ukurikije imyaka myinshi n'ibisekuruza dukomokaho bitagushatse. Umurimo ni mugari, ariko uri kumwe natwe kugira ngo dushoboze, uri kumwe natwe kugira ngo dushoboze. Ukurikije imyaka yo kujijwa tugasaza tukirindagira, umurimo ni mugari, ariko uri Imana y'amahirwe ya kenshi, uri Imana igiza n'impinduka. Iyo ubonye abantu bahagurutse nk'aba Yosuwa, impinduka ziraboneka. Yosuwa akageza ubwoko i Kanani,
reka hagire umuhungu wiyemeje, umukobwa, umugore n'umugabo biyemeje, bambukana ubwoko, bambukana urubyaro, bambukana abagore babo n'abagabo babo, bambukana abavandimwe babo, bambukana itorero ry'u Rwanda. Dusingira ibyo tuvugaho, burya bubyutse wasezeranye iriya mirimo n'ibitangaza tutarabona, dusoma muri Bibiliya ariko ntituyibone. Hagurutse urubyaro rwahagara muri iki gihe cya nyuma, rukavuga ngo ni twebwe abandi wavuze ko uzasukira umwuka wawe cyane, ni twebwe abandi wavuze ko bazagira inzozi n'amayerekwa, ni twebwe b'abagaragu bawe n'abaja bawe, ni twebwe. Utwekipe mwa, duhe gusiganwa, tuvane mu bitotsi byo mu mwuka, tuvane mu kudamarara, tudamarariye mu rupfu, tudamarariye mu bibazo, tudamarariye mu birwara, tudamarariye mu bukene, tudamarariye mu byaha, utuvane mu kudamarara mwa, twuzuza imbaraga zawe. Turakwizeye, wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe, wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe, uri uwo kwizerwa, uzawusohoza nta kabuza. Ntabwo ujya ukora ibintu igice, wabibwiye Aburahamu kera, urabwira ngo iki gihugu nzagiha urubyaro rwawe, warabikoze, warabisohoje. Wavuganye na Mose, urambwira ngo aba bantu bavuye muri Egiputa bazajya i Kanani, warabisohoje. Wabibwiye Yosuwa, abona ntaho byava ko bazambuka Yorodani bagatura i Kanani, warabikoze. Ntabwo ubeshya, uri Imana y'amasezerano, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze. Ariko wibonera ingabo hagati muri twebwe, wiboneye imitima ikingukiye kwakira icyo uvuga, wiboneye imitima yasamiye kwakira ubushake bwawe, wibonera imitima ifite inzara n'inyota y'impinduka. Urakoze mukunzi mwiza, izina ryawe niryubahwe, ryubahishwe n'ubuzima bwacu. Abera aho babarizwa hirya no hino, aho birirwa mu kazi gasanzwe, izina ryawe ryubahwe. Nibinjira mu ofisi, bituma izina ryawe ryubahwa. Bacuruza mu buzima busanzwe, bateza izina ryawe kubahwa. Bari mu mashuri biga, bituma izina ryawe ryubahwa. Mu mirimo itandukanye, bateje izina ryawe kubahwa. Urakoze mwami mwiza, nongeye kuvuga umugisha ku bwoko bwawe bwagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe ku cyumweru cya mbere cy'uyu mwaka. Ubaha umugisha, bahisemo kubaha ahantu, ubaha umugisha. Subize gusenga kose kurimo kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo, ubabere igisubizo. Ndahesha umugisha mwami abo tubana bari kure, ubaha umugisha. Subize gusenga kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo, ubabere igisubizo. Umugisha bakora imirimo itandukanye kuri iki gicaniro, ubaha umugisha, ubagirire neza. Umugisha badusengera, umugisha badufata amaboko, umugisha badukunda n'abatwifuriza ibyiza, ubaha umugisha. Ubarinde gucogora, ubarinde kunanirwa, bakubona amaso ku maso. Urakoze mukunzi mwiza, reka dutahane guhirwa dukuye kuri wowe, dutahane umugisha wawe no gushobozwa mu byo dusabwa gukora. Cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha, ibagirire neza. Reka dusahane amahoro ya Kristo, dusohoke bake bakeya kugira ngo twe kwegerana hariya. Mukomeze kugira umwaka mwiza wo kunezeza Imana. Kunezeza Imana ni buri segonda, ntabwo ari mu cyumweru gusa. Imana